Ndabashimiye abakunzi ba Stone TV show. Uyu ni wa mwanya w'inkuru mukunda muri benshi, urudashoboka, episode ya 52. Jewe nitwa Tudoshenko. Kambibutse ko mushobora kunkurikira ku mbuga nkoranya mbaga zanjye. Ushaka kandi ko tukwandikira n'inkuru, ushobora kunyandikira kuri izo mbuga nkoranya mbaga. Tudosi Chenko kuri TikTok, Instagram, Tudosi akarango ko hasi Chenko, ndetse na Facebook Tudosi Chenko. Duheruka Denise ndetse na Ivan ibintu byabacanze, ibintu Kevin ari kubabwira. Ivan yari amaze gusaba imbabazi, Kevin amaze kuzimuha, ariko Kevin nawe amubwira ko hari amarorerwa n'ibintu bikomeye cyane yamukoreye atakabaye yaramukoreye nk'inshuti ye. Duheruka agiye kwitaba phone ngo agaruka ababwire. Ese yarabibabwiye? Niba yarabibabwiye se byari ibiki? Reka dukurikire. Ikaze. Kevin yagiye kwitaba telefone asanga ni Kongore uri kumuhamagara. Kevin: hello Kongore, imeze bite? Kongore: umva boss, ese wagiye he man? Umva noneho hano hari umukiriya wana ari kuvuga ngo amafaranga ngo abonema y'ukwezi yarayakwishyuye. Ndi kubona ngo yitwa ngo yitwa Leonard, amafaranga y'ukwezi ngo yarayakwishyuye ngo mureka kuri sport. Ese boss, ibyo ngibyo nibyo man cyangwa ari kunekera imitwe ngiye mutsinda ahangaha? Kevin: Leonard, okay. Kongore, reba agakayi kari munsi y'iyampuri, urarebamo amazina nyine y'abantu bagiye bamereza abonema y'ukwezi. Uwo uzajya ubonamo ko akakubwira izina ko yatanze abonema, uzajya uhita umuvivura. Ubwo utabonamo bizajya bisobanura ko ntawe yamaye, ayaguhe, n'aba atayafite agende cyangwa kuba y'umunsi. Turi kumwe Kongore? Kongore: sawa boss, reka bikore gutyo kabisa. Kevin yavuye kuri telefone ahita asubira mu nzu, arakomeza ajya kubwira Ivan ndetse na Denise. Kevin: bro, ira phone nyine yari ingenzi, yari wa muhungu wanjye yarampamagaye. Niwe nsigaye narashinze nyine iriya gym ukuntu, kuko urabona ibi ni ibintu ngiye kubabwira niwe bishingiyeho. Nashatse kumuhindurira akazi, muhereza iriya gym, hanyuma twumvikana uburyo bw'imikorere. Yego, ariko Ivan, come on bro, girlfriend, reka gukomeza kurya indimi gutyo. Cyenda hari ngo nkumve nkuko nanjye wanyumvise. Ibyo ari byo byose uko bimeze kose, mbwira ndahari bro, kandi mbwira nka grand frère wanjye, sibyo? Denise: rwose mwese reka mbabwize ukuri, nako ni twese turi abanyamafuti, turakosa kandi tukababarirana. So genda umva Taiga yatubwira ibyo ngibyo nawe ukamubabarira. Taiga, come on. Kevin: okay bro, reka nkubwize ukuri. Cyagiye umunsi twahuraga bwa mbere twari tutaraba inshuti kamwe, ako ntago ari urwitwazo. Urya munsi wabikuye amafaranga menshi. Icyo gihe ntabwo nyine nari mbizi ko ari yayandi njyewe no koherereje, kuko nkurikije n'inkuru maze kumbwira mu kanya dusanze ariyo nari nakoherereje. Uza kuyabikura rero
nahise ntekereza ikintu kimwe. Muri ariya mafaranga naguhaye nari nayagujije kuri banki, nari nzi ngo nyoherereje umukobwa mwiza kandi ndamwemeje. Nkimara kubona uje kubikura amafaranga angana kuriya rero, nahise ntekereza aho njyewe nakuye ayo koherereza umukobwa nijoro, nsanga nayagujije banki kandi banki ngomba kuzayishyura. Ikintu rero nakoze ni kimwe, umaze kunyereka aho utaha nanjye ukaza muri gym nkakwereka, tugatangira kuganiramo gake twabaye inshuti. Wamaze gutaha nyine tangiye kugorana. Wamaze gutaha uriya muhungu wanjye Kongore nawe ahita aza muri gym, tuba tuganiramo gake. Ivan se Tiger, niba utari tayari kubivuga nonaha, nta kibazo, turiya bro, nta kibazo. Ubwo ngubwo one day nibikuzamo uzabimbwira, nzamara kubyumva, sibyo? Denise, ati Tiger, umuti w'indwara, iyo ushaka gukira indwara hano ko bavuga mu kinyarwanda urayirata. So shira amanga uvuge, ndabizi arakubabarira ibyo ari byo byose. Kevin, nyine nabonye umaze gutaha uriya muhungu wanjye Kongore nyine ahita aza, tuba tuvuganaho gake, mpita mubwira ko namuboneye deal, naramukweretse uri gutaha, ndamubwira ati kurikira uriya musore, urebe ahantu ataha neza, urebe n'inzu n'igipangu ari bwinjiremo byose. Cyaragarutse mubwira ko agomba kuza kwiba ya mafaranga kugira ngo mbone nanjye nishyura banki. Namubwiye ko nimugoroba uri buze kuza muri siporo, kandi ibyo ari byo byose amafaranga uri buyasige mu nzu. So rero ko naza kukubona uje muri siporo, ari bwongere agasubira inyuma akajya kwica urugi rwawe, agatwara ya mafaranga. Mu by'ukuri ntabwo nari nabigambiriye kuyakwiba nzi ko ariyo naguhaye, ahubwo nagambiriye kuyakwiba nk'uyiba nyine undi mu stranger wo ku ruhande, kugira ngo mbone amafaranga nyine nishyura banki. Ariko byagiye binkomanga uko twakomeje kuba inshuti magara, nkibuka ko nakwibye amafaranga menshi, aribwo cyagiye wanteye story zawe z'ukuntu bakwibye, nyine nkamera ukuntu, kugira ngo bitaza kurangira nanivuyemo nyine ukamenya ko ari njyewe. Niko nahise nkinga vuba vuba nkanakwirukana, nkahita nirukanyira mu rugo, nagira ngo mpite nkuva iruhande utaza kugera ukambaza n'ibibazo ugasanga nivuyemo. Ivan asanze umuntu wari waramumeneye inzu ari inshuti ye magara. Denise nawe atunguwe no kumva ko inshuti ye magara ariyo yari yamennye inzu kugira ngo ijye kwiba amafaranga ya Ivan. Ariko twamenye ko n'amafaranga yari ari kwiba n'ubundi ariwe yari yayamwoherereje. Ubu se bose ko ari abanyamafuti, Ivan niwe arababarira Kevin kandi yaramwibye na radiyo n'inkweto. Reka dutegereze episode y'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Urudashoboka. Nongeye gushimira abantu bose mukurikirana Stone TV show, mbabwira gukora subscribe ku bantu batarayikora, comment, like na share kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ndabashimiye rero. Watch out episode